twongere rero tubasuhuze mwese mukunda gutega amatwi ndetse no gukurikirana ibiganiro byose neza One TV tubategurira ndetse tukabibagezaho binonosoye kandi byizewe. Rero ni channel yanyu mukunda cyane, channel ya Neza One TV ibagezaho amakuru yose ya showbiz entertainment agiye atandukanye. Rero kuri uyu munsi wa none turababwira rero ku ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2020 ryambitswe n'Ishimwe Naomi winjiye mu irushanwa ahagarariye umujyi wa Kigali ndetse akaza kugira igisonga cya kabiri cyabaye Umutesi Denise wari wambaye nomero 43, naho igisonga cya mbere ni Umwiza Fiona wari wambaye nomero 47. Ishimwe Naomi rero yegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda w'umwaka wa 2020 asimbura ni Mwiza Megan wari ufite iriheruka yambitswe muri Gashyantare mu mwaka wa 2019. Uyu mukobwa rero w'imyaka 20 yatowe mu birori byabereye mu Intare Conference Arena i Rusororo ku mugoroba wo ku itariki 22 Gashyantare byari kuwa gatandatu, ariko ikamba nyirizina ryatanzwe ku itariki 23 byari ku munsi wo ku gatandatu mu gitondo mu rukerera ku masaha y'isa 7 z'ijoro n'iminota 28 isaga n'iminota 45 nibwo ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda ryatanzwe, ubwo muri sale cyangwa ahaberaga ikirori cyo gutanga ikamba rya Nyampinga abantu bari benshi cyane bari bakubise buzuye ndetse n'abari bavuye mu ngeri nyinshi zigiye zitandukanye ku isi, dore ko harimo abamisi bavuye mu Burundi, abamisi bagiye batandukanye muri Uganda baje kwitabira Nyampinga w'u Rwanda 2020. Ariko ikamba uko abantu benshi bari babitekereje ndetse n'amasaha ndetse n'uko ryari risanzwe rigenda nagaruko byagenze, dore ko habonetsemo udukoryo twinshi cyane tugiye dutandukanye muri Nyampinga. Mu gihe mu gutora Nyampinga w'u Rwanda mu myaka ishize igikorwa haba ibikorwa bigiye bitandukanye ariko bikarangirira mu gihe. Urugendo rwo gutora abanyampinga w'u Rwanda rwari rumaze iminsi 64 kuva ku ijonjora ry'ibanze ryabereye mu karere ka Rubavu kuwa 21 Ukuboza mu mwaka wa 2019. Rero muri gikorwa cyo gutora Nyampinga w'u Rwanda, dore ko ari cyo gikorwa cyari kimaze iminsi kivugwa mu gihugu hose ndetse no hanze mu migabane yo mu Burayi, dore ko Nyampinga w'u Rwanda ari we umaze iminsi avugwa mu mashowbiz. Ababyeyi rero ababyeyi ndetse n'abavandimwe ba Miss bari mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda, bose bari bahari baje gushigikira abakobwa babo cyangwa abavandimwe n'inshuti bari benshi kuri uwa munsi. Rero mu gihe rero uyu mukobwa Nyampinga w'u Rwanda watowe n'Ishimwe Naomi yize ibijyanye n'imibare, ubukungu ndetse n'ubumenyi bw'isi, ari byo twakwita MEG. Rero ubwo yiyamamazaga rero iri Miss w'u Rwanda cyangwa uyu twakwita n'Ishimwe Naomi i Kigali ku itariki ya 18 Mutarama muri 2020, n'Ishimwe yavuze ko nahabwa ikamba azita ku mushinga wo kugabanya agahinda gakabije mu rubyiruko, depression. Rero Nyampinga w'u Rwanda rero yamaze kumenyekana. Nyampinga w'u Rwanda muri 2020 n'Ishimwe Naomi wari wambaye nomero 31, ariko dore ko Nyampinga w'u Rwanda yagiye avugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuva yatangira kwiyamamariza kuba Nyampinga w'u Rwanda kugeza ubu, aho rero n'Ishimwe Naomi byatangiye MTN yamamaza n'Ishimwe Naomi, kandi mu byavugwaga nuko MTN ari bamwe mu baterankunga bakuru birushanwa ya Miss Rwanda. Rero MTN igaragaza imvugo itari nziza cyangwa itaragaragaye neza mu bandi bakobwa bari muri aya marushanwa, igaragaza umukandida wabo cyangwa uwo bahisemo kwamamaza ubwabo, akaba ari n'Ishimwe Naomi bavugaga ko ari we mukandida wabo, ko bamuha amahirwe menshi, kandi ntabwo mu mategeko byemewe ko ishyaka cyangwa runaka cyangwa igikorwa icyo ari cyo cyose utemerewe kwamamaza ugikoramo cyangwa ukibamo icyo gihe mu gihe ugaragara muri icyo gikorwa kiba kiri kuba. Rero MTN ntabwo yagaragaje igikorwa cyiza cyo kugaragaza ko gihisemo kwamamaza Nyampinga w'u Rwanda ari we n'Ishimwe Naomi, dore ko bitari bugaragare neza. Ariko MTN yavuze ko nta kibazo kuba yaramamaje, ariko mu by'ukuri bifite ikibazo gikomeye cyane kuko ntago biba bigaragara neza mu bandi, kandi MTN ifite amafaranga menshi cyane
kandi ikaba ari nayo yateye inkunga iki gikorwa. MTN twababwira rero mwisubireho, ntago ibyo mwakoze ari byo, dore ko byaje no kuviramo intandaro ya nyampinga w'u Rwanda kuba yaragiye avugwa cyane ku masocial media, agenda agarukaho ndetse avugwaho bigiye bitandukanye, kugaragara gutorwa, kwibwa, ndetse n'abafana b'abandi bakobwa ko bagiye bagaragaza ku ma Instagram cyangwa ku ma group WhatsApp ko amanota ye ari kuzamuka bikabije, kandi ko bo gutora byabaga bigoranye. Hagiye hagaragaramo udushya twinshi tugiye dutandukanye rero muri iyi nyampinga w'u Rwanda muri 2020, dore ko Nishimwe Naomi nanone mu gihe yajyaga gutorwa hashize isaha imwe n'igice, aho bajyaga kujonjora uba nyampinga w'u Rwanda bagatindayo, dore ko ntabwo byagaragaye neza mu bari bitabiriye iki gikorwa ko scene yamaze isaha imwe n'igice irenga n'abantu bahagaze kuri stage, hariho DJ Ila wenyine wari uri muri Adija, dore ko nawe yahatinze, ndetse n'ababyinnyi bagiye batandukanye bararirimbye, bararuha, bararambirwa, bigaragara ko hari amakimbirane yari arimo arabera hirya muri sale tutabashije kumenya neza. Baje kumurika nyampinga w'u Rwanda, dore ko bitatunguye Naomi, ndetse n'imvugo yavugaga mu gihe yasubizaga abanyamakuru, dore ko byagaragaraga ko byari birimo biragaragara ko Naomi adafite ikinyabupfura cyane mu gusubiza abanyamakuru ibibazo bamubazaga, abonaga ko nta bushake cyangwa asa nk'uwasuzuguye abanyamakuru mu gihe yabasubizaga. Bigaragara ko bitamutunguye mu by'ukuri, cyangwa MTN ishobora kuba yarakoze amakosa yo kuba yakamamaza uyu mukobwa, bigatuma nawe mu gihe yiyamamazaga yashiramo ubwibone bwinshi. Ariko ntacyo twakora na nicyo twahindura, ni ukwemera akaje tukakakira ko nyampinga w'u Rwanda yabaye Ishimwe Naomi, akaba yarabaye Miss w'u Rwanda, ariko mu by'ukuri akaba ari na Miss wa MTN. Twavuga ko byose ari amakamba abiri ayambaye, yaba Miss Photogenique cyangwa Miss w'u Rwanda cyangwa Miss wa MTN, byose ni Miss Naomi. Twamubwira tuti rero felicitation, ukomeze uryoherwe n'amafaranga ya MTN cyangwa n'amafaranga ya Miss Rwanda. Nanjye mbashimire cyane mwese, ciao twabanye muri iki kiganiro, nakagaruka, bye bye.